iyo udatsinze urasobanukirwa, iyo udatsinze ukuramo isomo, iyo udatsinze uba umunyabwenge uramenya. Yaranavuze ngo hari ibintu bibiri bisobanura intsinzi mu buzima. Icya mbere ni uburyo wirwanaho mu gihe ntacyo ufite. Icya kabiri ni uburyo witwara mu gihe ufite byose. Uko wirwanaho ntacyo ufite nibyo bizagera niba uzatsinda, uko witwara igihe ufite byose nibyo bizagera niba uzarambana iyo ntsinzi. Kubaka izina birakomera, ariko kugumana iryo zina birakomera kurushaho. Ibi byose bigenwa n'uko witwara ufite byose, n'uko wirwanaho ntacyo ufite. Akon yemeraga Eminem cyane, yigeze kuvuga ngo numva bwa mbere hip hop numvise ari umwanda. Siniyumvisha ukuntu umuntu ashobora kuvuga hejuru y'umuziki, umuntu ashobora kuvuga amagambo hejuru y'umuziki. Abajijwe ngo ninde muraperi mwiza kuruta abandi bose, yaravuze ngo birashoboka ko ngomba kuvuga Eminem. Akon yaravuze ngo nizera ko umugabo akwiye kugira abagore benshi muri Afurika, turabyemera. Data yari afite abagore 4. Hanyuma yavuze ijambo rikomeye ngo ibitangira bisharira byose ku musozo biraryohera. Uzareba ukuntu ujya nko muri siporo wiganyira, ariko wazisoza ukumva ubuzima buraryoshye. Uzareba ukuntu imiti myinshi bisharira ariko igakiza. Akon yaravuze ngo ubuzima nicyo kintu dukwiye kubaha kurusha ibindi. Burya umuntu atanga ubuzima bwe nk'igitambo cyo kubona amafaranga, bikarangira ya mafaranga yakoreye yose ayatambye kugira ngo agarure ubuzima butagishobotse. Nibyo mbabwira ngo umuntu yigomwa ubuzima bwe kugira ngo abone amafaranga, bikarangira amafaranga amusubiyeho ngo agarure ubuzima yatambye kandi yararenze igihe. Burya mu gushaka amafaranga tujye twibuka no kubaho neza. Iyo ubayeho nk'utazapfa birangira upfuye nk'utazabaho. Mu rugamba rwo gushaka amafaranga twibagirwa ubuzima buzira umuze, by'umwihariko mu rugamba rw'ubuzima buzira umuze rimwe na rimwe twibagirwa amafaranga. Iyo ushaka ubuzima buzira umuze rimwe na rimwe wibagirwa amafaranga. Ubundi ngewe mbiha 50-50. Mu bijyanye no gushaka amafaranga jya ubiha 50 by'umunsi wawe, mu bijyanye n'ubuzima buzira umuze nabyo ubiha indi 50. Wibuke ko nubwo uri ujye mu kazi ugomba gukora siporo ko ari ingenzi, ugomba kurya kugira ngo ubeho apana kuberaho kurya. Wibuke kuruhuka, wibuke no kubonera umwanya abantu n'ibintu ukunda, n'ibindi bijyanye no kubaho neza byose nabyo bibonera umwanya. Hari igihe ushaka amafaranga ukiyibagirwa. Akon yaravuze ngo mu buzima ntuzigere wizirika ku kintu kimwe gusa, iyo kigutengushye urarangira. Ariko iyo ufite amakarita menshi yo gukinisha, bwana igaswata uzamura indi karita, uzamura seti cyangwa ukazamura wayine. Akon yavuze ijambo rikomeye nifuza ko mwasigarana mwese. Yaravuze ngo izere nkanjye, njyewe nizerera mu mahame 6 y'ubuzima. Ikibazo gisigaye ni ayo mahame 6 y'ubuzima. Amahame 6 y'ubuzima nuko mbere yo gusenga banza wizere, mbere yo kuvuga banza wumve, mbere yo gutakaza amafaranga banza uyakorere, mbere yo kwandika banza utekereze, mbere yo kubivamo banza ugerageze nanone, mbere yo gupfa banza ubeho, byibuze nunapfa uzapfe warabayeho. Harimo abantu babaho ariko bameze nk'abariho batariho. Mbere yo gupfa rero banza ubeho. Yaravuze ngo igitandukanye umunyabigwi n'umuntu usanzwe n'uburyo bahangana n'inzitizi bahura nazo mu nzira. Yaravuze ngo iyo wamaze kumenya ko umunsi umwe ari ubusa, ari nko gukanda buti imwe, uhitamo guhugira ku byo utekereza bikubaka, ukirinda kwita ku byo abandi bagutekerezaho. Yaravuze ngo ntugatekereze ko banza kumva kuri gusaza kugira ngo ubone gutangira kwita ku gusuzumisha umubiri wawe no kuwushakira ubwishingizi. Ntugategereze ko bibanza kudogera ngo ubone kubyitaho. Bifatirane bitarangirika cyane nibwo utazavunika cyane. Yaravuze ngo ibintu biraza ubundi bikagenda, n'ubuzima dufite twarabutijwe, nta bubasha dufite kuri ejo hazaza,
ntawamenya niba ejo tuzahageza. Uyu munsi ni wo wawe. Ishimire buri munota wose ufite, ntiwibagirwe kugaragaza buri kimwe cyose kikurimo. Ejo ntabwo ari ahacu, ntabwo tuzi niba ari ahacu. Akon yaravuze ngo iyo ukora ibyo usabwa mu gihe cyabyo, ntukenera gupfusha ubusa umwanya ngo uragenzura ubuzima bwawe. Iyo nta gihe wataye, nta wundi mwanya utakara wo kugenzura ubuzima. Yaravuze ngo baho buri munsi nk'aho ari wo wa nyuma, uhora ushishikajwe no gusubiza ibintu mu buryo, kandi buri munsi uharanire gusibanganya amateka yawe y'ahahise. Yaranavuze ngo urugamba rw'ubuzima rurangira kuri bamwe mu gihe ruba rutangira ku bandi. Nibyo mbabwira ngo guhangana n'isi ni umukino utazigera utsinda. Uyu munsi uragenda hakavuka undi. Akon yaravuze ngo mu rugendo ruhebuje rw'ubuzima, aho abanyantege nke bapfiriye niho abanyembaraga barokokera bagakomeza ubuzima. Funga inkweto zawe cyane kuko urugendo ni rurerure. Yaranavuze ngo ujye uzirikana ko aho imbaraga z'umuntu zirangirira ariho iz'umuremyi wacu zitangirira. Igihe cyose Sekibi agerageza kunyobya, nizera ko umuremyi wanjye aba ari hafi yanjye. Igihe cyose narangaye aramfata akanyobora inzira nyayo. Yaravuze ngo buri gihe numva ko niba ugeze aho ufite amafaranga ahagije yo gushora, wayashora mu bintu bifatika. Ugomba gushora mu bintu byose bifitanye isano n'umutungo kamere. Ibi bizahoraho iteka. Ntugashora amafaranga yawe mu bintu bishira. Nibyo mbabwira ngo gura ubutaka, ko nicyo kintu cyonyine abantu batazongera gukora. Nkababwira ngo uzahe umugabo ubutaka, natabubyaza umusaruro bazabumushyinguramo. Burya nta butaka nta gihugu. Igihugu kiba ari icyawe bya nyabyo iyo ugifitemo ubutaka. Akon yaravuze ngo igihe cyose uzaba ukora ibyo ukunda, nta kabuza amafaranga azagukurikira. Yaranavuze ngo ntukagire ucira urubanza ku mahitamo yahaye ubuzima bwe utarabanza kumenya impamvu yabimuteye. Ubaha buri wese uhuye nawe, umwubahira amahitamo yahaye ubuzima bwe. Yaranavuze ngo ntukagire ikintu wicuza na kimwe, kubera ko igihe kimwe icyo wicuza cyari cyo kintu wifuzaga gukora kurusha ibindi. N'ubundi wasubiza ibihe inyuma, ugasubirana imyaka n'imitekerereze nk'iyo wari ufite, wakongera ugasubiramo icyo uri kwicuza uyu munsi. Nta kintu cyahinduka. Niyo mpamvu kwicuza nta kintu na kimwe bimara. Yaravuze ngo uko ibihe byaba bisobanye kose, ujye wirinda kuva ku bintu, ntugacike intege na rimwe. Aranavuga ngo buri gihe ujye uvuga uko ubyumva, kubera ko hari igihe utazongera kubona ayo mahirwe yo kubivugaho. Buri gihe ujye ubikora uko ushoboye, kuko ushobora kutazongera kubona ayo mahirwe yo kubikora. Akon yaravuze ngo ubuzima iyo utabubyaje umusaruro ukiri muto, ukubyaza umusaruro ushaje. Ibi byenda kumera nka bya bindi mbabwira byo ku gihe. Igihe iyo utagikoresheje ukiri muto, cyo kigukoresha ushaje. Hanyuma yaravuze ngo niba ushaka kugera kure mu buzima, icyo waba ukora cyose jya utungurana. Kora cya kintu ku buryo nta muntu n'umwe wari witeze ko cyakorwa mu buryo wagikozemo. Mu magambo yose Akon yavuze, nasoreza kuri iri ngiri. Yaravuze ngo ubuzima ko butaramba dutegereje iki? Burya isi ni mbi iyo uri nyakamwe, ariko ubuzima buba bwiza turi kumwe. Ubuzima ko butaramba dutegereje iki ngo dushyire hamwe tuzamurane? Nibyo murababwira ngo isi irabogamira inyakamwe, ariko iyo muri kumwe murayivunjira. Aya rero n'amagambo yavuzwe na Akon. Yaravuze ngo nta kintu gishimishije nko kubona umukobwa mwiza w'umwimerere, wa wundi wiyakiriye utirema ibyo atari byo, wa wundi udakeneye umusore uwo ari we wese nk'igisobanuro cy'inzozi z'ubuzima bwe. Umukobwa wihagazeho, wa wundi wihinduriye ubuzima, wa wundi utarambirije ku bagabo ngo ahindurirwe ubuzima. Kuri Wiz Khalifa ngo nta kintu gishimishije nko kubona uwo mukobwa umeze gutyo. Yaravuze ngo umuntu wese yavutse ari mwiza, abenshi bemerera isi kubahindura babi. Umuntu avuka ari mwiza, sosiyete niyo imugira mubi. Yaranavuze ngo kuba ibyahise bihora bigukomanga ku rutugu, ntabwo bisobanuye ko buri gihe uko bikomanze ugomba guhindukira ukareba inyuma.
burya agatima gahora kakwibutsa ibyahise ujye ukumva ariko wirinde kugusubiza inyuma. Ka gatima gahora kakwibutsa ibyahise ujye ukumva ariko wirinde ko kagusubiza inyuma. Yaravuze ngo ujye witondera ibyo ubwira umuntu uyu munsi, kubera ko ejo ushobora kumubura kandi ibyo wamubwiye ntiwabisubiza inyuma. Ijambo wasohoye mu kanwa burya ntabwo rijya rigaruka. Niba riri gukoraho hebera urwaje, niba riri gukiza tega amaboko. Uyu mugabo yaravuze ngo umukobwa umwe w'inshuti yawe ashobora kugira uruhare runini cyane mu kubaka ubuzima bwawe n'iterambere ryawe, ariko agatsiko k'abakobwa b'inshuti zawe gashobora kugira uruhare rwo kwangiza ubuzima bwawe n'iterambere ryawe. Yaravuze ngo ntugahangayikishwe n'umuntu utajya guhangayikira. Aranavuga ngo guhangayika ni ubuswa bukomeye, bimeze nko kuzengurukana umutaka utegereje ko imvura iri bugwe. Yaravuze ngo ubuzima burashekeje ku bantu bamwe. Hari abantu bisaba ko bava mu buzima bwawe kugira ngo utere imbere, hari n'abandi bisaba ko baza mu buzima bwawe kugira ngo butere imbere. Ihurizo rero risigara kumenya ni bande bagomba kuva mu buzima bwawe, ni bande bagomba kubuzamo. Hari abaza mu buzima bwawe bakagufasha kubuzamura, hari n'abava mu buzima bwawe ugatangira gutera imbere kuko badahari. Uyu mugabo yaravuze ngo niba umugore mugenzi wawe akwibye akagutwara umugabo, nakwihorera kurenze kumureka akamugumana, kubera ko abagabo nyakuri, abagabo nyabo ntabwo bashobora kwibwa. Uwo mugabo bibye ntabwo aba ari umugabo nyawe kabisa. Yaravuze ngo rira uko ubishaka uboroge rwose, ariko witwararike ku buryo iyo mpamvu yatumye urira itazongera kukuriza ukundi. Rira ariko ntuzongere kurizwa n'impamvu imwe. Basi niwongera kurira uzarizwe n'ibindi. Uyu mugabo yaravuze ngo umugabo ufata umugore we nk'umwamikazi, icyo ni gihamya ko uwo mugabo yarezwe nk'igikomangoma. Nibyo mbabwira ngo nurera umwana wawe nk'umwamikazi azakura ashaka umugabo w'igikomangoma. Nurera umwana wawe nk'igikomangoma azakura ashaka umugore w'umwamikazi. Nurera umwana wawe nk'umuja azakura ashakisha umugabo w'umurinzi w'ibwami. Uyu mugabo yaravuze ngo ubuzima buratangaje cyane, bya bintu twifuza cyane ni nabyo bintu bibasha kudusenya vuba vuba. Aranavuga ngo rimwe na rimwe biroroshye kwigira nk'aho utabyitayeho kuruta kwemera ko bikwica. Yaravuze ngo igihe ni amafaranga yego, gusa aho bitandukaniye nuko igihe kigucitse kitagaruka, ariko amafaranga agucitse ushobora kongera ukayagarura bigakunda. Yaravuze ngo abagabo nyabo babonera umwanya uhagije abagore babo, nubwo yahuga gute ariyemeza agashakira umwanya umugore we kuko ari umugabo nyawe nyine. Uyu mugabo yavuze ijambo rikomeye cyane ku bakundana, ngo ntugakundane n'umukobwa kuko ari we mwiza cyane ku isi yose, ahubwo uzakunde wa mukobwa utuma isi yawe iba nziza cyane. Ni ukuvuga umukobwa mukundana ashobora kuba atari mwiza, isi yose itamubona nk'aho ari mwiza, ariko kuri wowe asobanuye isi, kuri wowe atuma isi yawe iba nziza. Icyo nicyo ukeneye cyane kurusha uko ukunda wa muntu abantu bose barangarira. Nta kibazo kiri mu gukora ibyo wumva ushaka, kuko icyo nacyo ni igisobanuro cyo kubaho. Wiz Khalifa yaravuze ngo rimwe na rimwe kuba utari mu rukundo ni ikimenyetso cy'uko udashaka guhungabanya umutima wawe. Aranavuga ngo rimwe na rimwe dutakaza umwanya munini dutekereza ku muntu utanadutekerezaho n'isegonda rya rimwe. Rimwe na rimwe dutakaza umwanya munini dutekereza ku bantu batanadutekerezaho n'isegonda rya rimwe. Yaravuze ngo Khalifa ni izina ry'icyarabu risobanura umusimbura, umuyobozi, umurikiwe. Sogokuru ni umusilamu, niwe wampaye iryo zina.
Yaravuze ngo ubuzima bubaho rimwe, baho neza kandi wirengagiza amakosa. Aranavuga ngo kora ku buryo bizagora abantu kukwibagirwa. Yaravuze ngo imibereho yo gukira no kwamamara yaranunguye cyane. Iyo ufite amafaranga abantu bose baba bakuzi, bakamenya izina ryawe, ariko iyo wakubiswe nta n'umwe uba ukwitayeho. Hanyuma Wiz Khalifa yaravuze ngo buri gihe uko uhumetse bigakunda, ujye uzirikana ko uwo mwuka wawe ari uw'igiciro kinini, ntacyo wabona wawishyura. Cya gihe wihebye ubona ntacyo kwishimira kigihari, basi uzibuke gushimira buri kuka kose kanyura mu mazuru yawe, kubera ko gafite igisobanuro kinini ku buzima bwawe. Aya rero ni amagambo yavuzwe na Wiz Khalifa. Ni meza cyane, meza kabisa. Ntiwabura iryo wisangamo muri aya magambo yose. Aya magambo yagucitse, duhurire kuri YouTube channel _TV mu kanya gato cyane. Mu kanya rwose ndibuze kurishyiraho. Jya kuri YouTube channel _TV, genda ukore subscribe, hanyuma ujye ubasha kubona ijambo ryahindura ubuzima buri munsi.